Asia, Uraya, Oceania, America, Trakitika, Ubirwa, no Munyanja, Niwe Mami, Niwe Mami, Niwe Mami, Niwe Mami, Niwe Mana, Igikiza abanyabyaha, twebwe abanyabyaha. N'umucyo murafurika, genda uyimare mu mwijima, bwira abantu bose barimo yuko Yesu akiza, ko yagukijije. Wiceceka, 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 yana umucyo umurikira Afurika, abo Afurika. Ese murafurika hose, muri Afurika harimo umwijima mwinshi, none kugira ngo ushiremo, Yesu aragutumye kuvuga ubutumwa. Wiceceka, 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 jyana umucyo, jyana umucyo muri Afurika. Umucyo ni Yesu Kristo. Bene data bakundwa, ndabashuhuje, ndabifuriza kumererwa neza no kujyana umucyo muri Afurika no ku isi yose. Ndongeye ngiriwe ubuntu kuri uyu munsi. Ni umunsi w'icyumweru, ni icyumweru, ni tariki ya umunsi wa kabiri, ni umunsi wa kabiri, sorry, ni umunsi wa kabiri, itariki ni 16 ukwezi ni ukwa kane, umwaka ni 2024. Ndabakiriye mwese rero mu izina rya Yesu Kristo, izina duhererwamo agakiza. Utari wakira Yesu agire vuba amwizere, hanyuma amwakire mu bugingo bwe, kuko niwe nzira, akaba kuri, akaba n'ubugingo. Uyu munsi rero ndi kumwe na mwene data, mugenzi wanjye, ya umugaragu wa Yesu Kristo, umwana w'Imana. Ndi kumwe na Ambasaderi MBONIMPA Jean Marie, ari we tumaze kumenyera ku izina rya NEHEMIAH EZRA. Ndi kumwe nawe muri studio kuko hari ibintu tugomba gusobanura. Rero reka muhe ijambo. Urakoze mukozi w'Imana mukundwa kumpa ijambo. Nishimiye kongera kubana nawe muri izi studio z'ububyutse muri Afurika hagati. Ndashima Imana kuko ari yashimye ko twongera guhura kugira ngo tugire icyo tugeza ku bwoko bwayo, tugire ubutumwa tugeza ku batwumva. Abo batwumva rero nabo ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo, mbifuriza umugisha utangwa n'umwami wacu. Ndasuhuza kandi nkuko dukunze kubigenza bene data dusangiye urugendo muri uyu muhamagaro w'ibiyaga bigari. Abo ni abahishuwe, bahishuriwe ubwiza bw'itorero rya nyuma. Ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nkaba kandi nishimiye gusuhuza mwene data, umwana w'Imana, uri ku buhanga bw'ibyuma. Imana imuhe umugisha. Umurimo akora ni umurimo utoroshye, utuma ubutumwa bwacu bwumvikanishwa hirya no hino. Imana imuhe umugisha. Ubwo rero ngifite ijambo, nagira ngo me ikaze abatwumva, bene data bakundwa mutwumva,
ndi kumwe nk'uko mwabyumvise n'umukozi w'Imana MUREBWAYIRE Marie ESTHER uzwi nanone ku izina rya MAMAWAMAHANGA. Tukaba tugiye gufatanya iki kiganiro. Mu Banyarwanda n'Abarundi bumvise ibiganiro byakozwe mu minsi ishize, cyane cyane ibyatanzwe n'umukozi w'Imana turi kumwe, nibyo nanjye natanze ku byerekeye imiyoborere mishya mu gihugu gishya. Hari ababajije ibibazo, hari abatugejejeho ibibazo basaba ibisobanuro birambuye ku ngingo zimwe na zimwe. Abo rero turabararitse kugira ngo bumve ibisubizo by'ibibazo byabo. Harasubizwa ibyerekeye umugambi w'Imana ku karere k'ibiyaga bigari bya Afurika yo hagati, ibyerekeye ubuyobozi bushya bwavuzweho ko buzaba bwubaha Imana n'abahanuzi bayo. Hari n'ibibazo byerekeye amahano, n'amahano ubutegetsi bw'u Rwanda bwakururiye abenegihugu mu mihango y'ibyiswe kwibuka 30. Hari n'ibindi bibazo dushobora kuza kuvugaho nitubona umwanya uhagije muri iki kiganiro. Ubwo rero niba umukozi w'Imana turi kumwe ntacyo afite yongera kuri iyi introduction, twajya mu mwanya w'ibibazo. Yego, arambwiye ko dushobora guhita dutangirana n'ibibazo kuko ibyinshi ni bimwerekeye n'ibyari busubize n'ibyerekeye n'ibiganiro yatanze. Nanjye ndaza kugira umwanya wo kugira ibyo nsubiza, ariko ibyinshi byabajijwe n'ibyerekeye ibiganiro byatanzwe n'umuja wa Yesu Kristo twicaranye hano muri studio, Marie ESTHER MUREBWAYIRE MAMAWAMAHANGA. Reka mubaze ikibazo cya mbere gishobora no kuza kubyara ibindi. Ikibazo cya mbere kigira kiti: ko mwavuze ko ni ikibazo cyabajijwe na mwene data w'Umurundi nkurikije uko cyanditse, ko mwavuze ko imigwi yitwaje ibigwanisho nka FDLR na M23 iri mu mugambi w'Imana ku biyaga bigari bya Afurika yo hagati, vyaba ari uko no ku mugwi Red Tabara? Arakomeza ati: impamvu mbibajije nuko ibihugu bihanganye n'iyo migwi ari vyo u Rwanda kuri FDLR, Congo kuri M23 n'u Burundi kuri Red Tabara, bivuga ko iyo migwi igizwe n'abicanyi bafise inyota y'ubutegetsi bashaka kubufata bamazeho abandi banyagihugu badahuje ubwoko. Nuko yabanje gusasira ikibazo cye kikabiki ngo none bishoboka bite ko mu mugambi w'Imana haba harimo izo gahunda zo kwica abantu? Ngoko ikibazo giteye umukozi w'Imana. Ubwo agisubiza nk'uko navuze, wenda kiragenda kibyara n'ibindi bisobanuro. Yesu ashimwe kandi ahimbazwe. Imana ihe umugisha mwinshi uyu mwene data w'Umurundi. Abajije ikibazo cyiza cyane, yabarije benshi rwose. Benshi bavuga ko Imana itica, benshi bavuga ko Imana ari nyembabazi, kandi uko niko biri. Benshi bavuga ko Imana ari urukundo itakwica abantu n'ukuri. Benshi bagiye gusubirizwa muri iki gisubizo. Mwuka Wera mfashe nabo abafashe imitima yakire iki gisubizo. Rero reka mbanze mvuge kuri iki kintu. Imana yubaha ijambo ryayo ikaryubahiriza, kuko ijambo ry'Imana ni Imana ubwayo. Icyo ngicyo bivuye uwabajije ashobora kuba yari no mu marangamutima afite aho yengamiye. Rero ngiye kumusubirisha nta marangamutima ndi bushyiremo, ndashyiramo uko Imana gahunda zayo zimeze. Ariko niyo yabaza mu marangamutima ndumva ari uburenganzira bwe. Nanjye nuko nabanje no kumusabira umugisha, n'abandi barasubirizwaho. Ndasubiza nkoresheje uko ijambo ry'Imana rivuga
kuko n'ubundi niko bimeze. Rero Imana ikurikirana ijambo ryayo, yubaha ijambo ryayo, kuko ijambo ry'Imana ni Imana ubwayo. Rero iriyubaha, ikiyubahiriza, nta na rimwe ijambo ryayo rishobora kugira uricokoza, kuko uwaricokoza niyo uba ucokoje. Byageze naho Yesu avuga ngo ijuru n'isi bizashira biveho, ariko ijambo ryayo, ijambo rye ari nawe jambo, ngo ntabwo rizigera rivaho n'akanyuguti n'akariya gapoint ko kuri i. Ijambo ry'Imana ni Imana ubwayo. Reka nihute rero mvuge ngo iyo umuntu rero atihannye, Imana iramuhana. Nkuko mu Baroma 12:19 avuga ko Imana ihoreja, wenda mwene data yadusomera Abaroma 12:19. Reka masome nihuse. Abaroma 12:19 haranditse ngo bakundwa, ntimwihoranire, ahubwo mureke Imana ihoresha uburakari bwayo, kuko byanditswe ngo guhora n'ukwanjye nijye uzitura, niko Uwiteka avuga. Iryo ni ijambo ry'Imana. Yesu agumugisha. Aha noneho babandi bavuga ngo ni isezerano rya kera. Uyu ni Paulo. Uyu ni Paulo niwe urimo kutubuza kwihorera. Ashwida uduhorera ngo ni Imana. None si ihorande. Ihorera nde? Ihora nde? Ihora iki? Biba byagenze bite? Ibi ndimo ndasasira kugira ngo nze kuza nsobanura mu by'ukuri, kandi mwene data ni wabejije niba ari umwana w'ubugingo arasobanukirwa, amenye ko uko kamere y'Imana iteye na kamere zacu z'abandi ziteye. Rero abantu ntabwo abantu bashobora gukora ibyaha ngo ubuntu busage, niko Paulo nanone yongeye kuvuga. Kuva Imana irema isi n'ijuru, ikarema umuntu, yaremye umuntu atunganiye Imana. Muzi ko ijambo rinavuga ngo Imana yajyaga imusura mu mafu ya nimunsi, kumusura. Bari bafitanye ubusabane burenze, kuko icyo gihe barasaga. Ngo yaremye umuntu mu ishusho yayo. Abamarayika ntabwo basa n'Imana, umuntu niwe yaremye mu ishusho y'Imana. Noneho imurema, nukuri imuha capacité zose zo kugira ngo azabane nayo neza. Ariko kubera ko Imana ni Imana nyine, iravuga iti ariko uyu muntu reka ndebe niba anyumvira koko, reka ndebe niba azi ko ari yubaha ko ari igihe wamuremye, reka ndebe niba yanyubahisha. Hanyuma iramubwira iti dore nguhaye ibimera, imbuto nziza rwose ngo ziryoshye cyane z'igikundiro, murabizi ayo magambo. Hanyuma muri Edeni imezamo igiti cy'ubugingo, aricyo rwose umunyari nacyo kizadutunga ubuziraherezo. Hanyuma ngo imezamo n'ikindi giti ngo cy'ubwenge, ngo bumenyeshe ikiza n'ikibi. Imana imubera imfura Adamu, iramubwira iti ibi biti byose ujya urya uko ushaka, ariko atansiyo, iki giti cy'ubwenge kimenyesha ikiza n'ikibi ntuzakirye, kuko nukirya no gupfa uzapfa. Urumva Imana ibaye imfura, ibwiye umuntu rwose yaremye mu ishusho yayo. Jusque là yatekerezaga nkayo, yari ameze nkayo, ariko iramubwira iti iki giti ndakikubujije, kuko dore igihano kikurikira kino giti. Kuko uko Imana iteye rero, Imana irakubwira iti gira utya, ariko nugira utya bizagenda gutya, nutagira gutya nabyo bizagenda gutya. Umuntu rero nibwo Satani yazaga, namwe izo murabizi. Yumvira Satani, asuzugura Imana. Iyo Imana ivuze, ni rya jambo ryayo nababwiraga 55:10-11 wenda wadusomera umukozi w'Imana. Yesaya 55:10. Ndagira ngo uyu mwene data n'abandi bumvireho ntibakajye bakinakina mu bintu by'Imana. Yesaya 55:10-11. Yesaya 55:10-11 haranditse ngo nk'uko imvura na shelegi bimanuka bivuye mu ijuru ntibisubireyo, ahubwo bigatosa ubutaka bukameza imbuto, bugatoshya n'ingundu, bugaha umubibyi imbuto
n'ushaka kurya bukamuha umutsima, niko ijambo ryanjye riva mu kanwa kanjye rizamera. Ntirizagaruka ubusa, ahubwo rizasohoza ibyo nshaka, rizashobora gukora icyo naritumye. Haleluya. Ijambo ry'Imana nyine irarituma ikabwira Adamu iti ibi byose urye, ariko hano nurya kuri kino giti no gupfa uzapfa. Iryo jambo rero ryagombaga gusohoza icyo ryavuze. Twumvikane neza bene data. Ahangaha abantu kubera imibabaro, kubera kwiheba guturubura, baravuga ngo se ngo ko Abanyarwanda ngo muhora muvuga ngo Abanyarwanda n'Abarundi ngo n'Abanyekongo ngo kubera ko harimo intambara ngo n'ahandi hagiye kuba intambara ngo se ngo nibo ngo nitwe dukora ibyaha twenyine. Njya byumva n'abantu b'Abanyarwanda cyangwa b'Abarundi ngo se ngo nitwe dukora ibyaha twenyine. Reka da, ntabwo ari ukubera ko ari mwebwe mukora ibyaha mwenyine, ahubwo hari ijambo ryavuye mu kanwa k'Imana riravuga ngo mwebwe Banyarwanda, mwebwe Barundi, mwebwe Banyekongo, mu gihe runaka bizagenda gutya na gutya na gutya. Iryo ni ryo jambo ryagiye rigera kwa Tera ise wa Aburahamu, ribwira Aburahamu ngo Aburahamu va hano muri Uri y'Abakarudayo ugenda ujyaho nzakwereka. Ijambo ry'Imana iyo ryasohotse rigomba gusohoza icyo ryatumwe. Niryo jambo ryambwiye ngo mera nk'uko meze uko. Ubu ni ijambo ryabikoze. Ndamutse nditatiye ibihano biba bintegereje, kubera ko nta nubwo ari ugusuzugura bisanzwe, ni rebellion, ni ubugome, ni ukugoma. Kutumvira ijambo ry'Imana ni ukugoma, umuntu aba yigometse. Rero ntago Abanyarwanda n'Abarundi aribo bakora ibyaha bonyine. Reka dusome Yesaya 42:8 hanyuma nkomeze wadusomera mwene data. Yesaya 42:8 handitse ngo nduwiteka iryo zina ryanjye, ngahore icyubahiro cyanjye sinzagihundi, n'ishimwe ryanjye sinzariha ibishushanyo bibajwe. Ariko namwe munyumvire koko, ariko ubu ntibitomoye koko. Ishimwe rye ngo ntago azarihande. Wa wundi yiba ari dogiteri nibagiwe amazina yewe nzayibuka, niyo bavuze ataho gushima Imana mushima inkotanyi. Tugiye nta Mana nzashima, kuko inkotanyi nizo Mana, inkotanyi n'uhoraho. Ntabwo Uwiteka ashobora kugihanganira. Ibyo ngibyo urumva, iyi Mana ivuze ngo icyubahiro cyayo ntizagihundi, ngo nta nubwo izigera yemera ko ibishushanyo bisengwa, ngo nishimwe nta numwe izaryemerera. Amashimwe nibyo biryo byayo. Noneho rero iri jambo ukabona ryajyaye, iri yavuze kuri buri wese utita ku cyubahiro cy'Imana, kuri buri wese uyigandira. Ariko reka kandi uyu muntu Imana imuha umugisha wabajije iki kibazo, Imana imuha umugisha rwose, Imana imuha umugisha cyane, kuko atumye n'abandi basobanukirwa. Iyo umuntu atihanye Imana iramuhana. Sori mukozi w'Imana ukiri aho ngaho. None se ni ukuvuga ko tugarutse ku kibazo cy'uyu mwene data w'Umurundi, ni ukuvuga ko Imana ishobora kwemera ko Abanyarwanda bahanwa binyuze kuri FDLR, Abanyekongo bagahanwa binyuze kuri M23, naho ko Barundi bikanyura kuri Red Tabara. Ubu se ni n'abana bazengirije, ahubwo nibatangiye no kuba ibihano byabo. Imana ihanisha abantu abandi rero. Imana ihanisha abantu abandi. Wenda urugero rwa hafi, Israel ni umwana wayo w'imfura, niko ibita ubwoko bwayo. Yabuhanishaga Abafilisitiya, baracumuraga ikabahanisha Abafilisitiya. Hanyuma rero nababwiye iti nimuhindukirira izindi mana muri ubwoko bwanjye, muri umwana wanjye w'imfura, mbahozaho ijisho. Urukundo rwayo ni rwo rutuma abantu bamera gutyo. Iyo Imana igukunze ikagukundwa akazi atari kubera ko yanga abandi, iyo igushyize imbere, iyo igukuye mu bandi igakuvanamo, kenyera rero mubonane, kenera gushyiraho amaso, kenera gushyiraho umutima, kenera kubwira ibyo ugomba gukora, kubahiriza kugira ngo mubane neza. Reka ngo urugero rukomeye kandi abantu bose bazi, n'uyu mwene data batubajije azi. Abaheburayo, Abayahudi murabaza Abaheburayo, ubwoko bwayo bw'imfura bakomoka kuri Aburahamu. Yarababwiye ati nimupfukamira izindi mana, mwarambonye muranzi, n'abavutse nyuma muza amateka yanjye. Nimupima gupfukamira izindi mana mukazisenga, kandi ari Imana agiye nyine mugomba gupfukamira, nzabatataniriza mu mahanga,
nzabambura igihugu, nzabakurikira mu mahanga nkuye inkota, abagore banyu bazabasambanya ku gahato, abana banyu bazahondwa ku mabuye, iterere yarabatwitse akajya bazana bareba akabashyira mu magazi. Imana yararebaga n'ubwoko bwayo bari abuzukuru ba Aburahamu, ziriya miliyoni 6 zigomba kuba zinarenga. Kubera iki? Kubera yabavuzeho ijambo. N'ubwoko bwayo ntabwo ni igikomere igira, noneho kandi ni isezerano, kandi nta na kimwe Imana ikora. Tega amatwi yo batubajije namwe mwese mwumvireho. Imana ni ukuri, ni bwenge, Imana ni urukundo, nta na kimwe ikora itabwiye umuntu. Ntishobora kuguhana nk'umuntu ku giti cyawe itakubwiye, ntishobora guhana umuryango itawubwiye, ntishobora guhana igihugu itakibwiye, ntishobora guhanisha kohereza ibihano itavuze. Igihe cya Nowa, igihe cy'ibyaha byinshi, yabwiye Nowa ati no, iherezo ry'abafite imibiri bije imbere yanjye, umujinya urandenze, bakoze ku kwera kwanjye, bakoze ku cyubahiro cyanjye, bashyize munsi y'ibishushanyo bisengwa. Rero kenyera, ndakurokora wowe n'umuryango wawe, wowe niwe wangiriyeho umugisha, ndicisha isi umwuzure barabipinga nk'uko basanzwe. Kandi ijambo ryayo yarisohoye, iyo ryamaze imyaka 120. No wabwira abakiriya Gishya, ababwira ati imvura izabahitana. Mbabarire, iyo rero ijambo ryavuye mu kanwa k'Imana, uba amagambo Imana yamvuzeho, icyambere niyandinze, nyirengagije yanyica. Ayo magambo ntago ari Imana ngo yabinyanze. Sizi ahangaha biranakomeye cyane. Iki Imana yamvuzeho ngisuzuguye nicyo cyangiraho ingaruka. Nta ruhare Imana yabifite. Sinzi niba aho ngaho urahumva. Ndahumva. Urimo urahumva se? Tugarutse ku kibazo cya mwene data, urashaka kumvikanisha ko Imana yemera ko kugira ngo ijambo ryayo risohozwe, cyangwa se kugira ngo imigambi yagennye isohozwe, yakwemera ko abantu bapfa. Ariko ni munyumvira. None ubwo se koko yakwemera ko abantu bapfa? Reka nge ku by'abantu bazi. None se Farawo byagenze bite kugira ngo ubwoko bw'Abayisirayeli buve i Gosheni? Byagenze bite? Ibiriya byago 10 byagenze bite? Wigeze wumva ahantu handitse na hamwe nuko Satani azana urubura? Satani niwe wazanye inda? Oya mbwira, nuko icyago cya mbere Imana ibwira Mose ngo, sibyo? Imana ibwira Mose ngo tunga inkoni, inda zigire zite. Imana ibwira Mose ngo ntabwo urimo kubyumva? Ndabyumva, ariko haravuga ngo ibyo byari bya kera, ngo kuva Yesu Kristo adupfiriye ku musaraba, yego, ngo ubu Imana ni nyambabazi. Nukuri pe, ku musaraba habonetse imbabazi. Naho abadafite Yesu, abatarize Yesu bo, ariko ngabo kwa inawo beshi mwisi abarabanzi b'Imana, ariko nkuko wabivuze. None se ubusigisubiza nikibonetse. Ikindi wenda wanambaza utisa bizeye Yesu nabo ko bapfa, bo ntago bapfa, barasinzira shani mukajye mudusuzugura. Bo batashe bagiye iwabo, nawe uravuga Imana ishobora kwemera ko bagenda ko bata. N'ubu ngubu ngo hari abageni bagiye gutaha benshi, n'ubu ngubu ngo irimo irabambika, irimo amakanzu yarateguwe barimo barambara. Yes. Ndo mugani kuri bamwe biragoye kubyumva, kuko bashaka nkomereje aho ngaho ni nkaho uvuze Farawo, ntekereza ibibera hariya mu karere. Harimo bavuga ati ubu koko Kagame yari mu mugambi w'Imana, n'ukuntu ubutegetsi bwe bwazonza Abanyarwanda nta n'uwo ukibazonga. None se buriya uragira ngo buriya tuvuge wenda urwigemo ko bamuvuga, ukuntu yasabanaga n'abantu, mbese yarasekaga akagonga ibiganza. Urabona yari kwinjira muri kiriya gihugu cyari kimeze kuriya, hanyuma bikagenda bite, agatangira ibintu byo gusabana n'abantu. Reka da, Kagame rwose niwe warubereye kiriya gihe, niwe wagombaga kugeza Abanyarwanda aho bageze, nubwo batavuga nubwo batagira gute, ariko aha bagejeje ni naho hanyuma. Ubu ngubu tugeze ku munota wa nyuma, barumvise. Kandi kuba Abanyarwanda batarimo kwihana ubutitsa,
nukuri n'ubwoko butagonda ijosi niba abanyarwanda badashobora kwihana ubu ngubu n'ubwoko butagonda ijosi kuko barabwiwe Kagame ni mva yarabereye yari mu mugambi w'Imana kugira ngo yitwe Sebyorezo yari mu mugambi w'Imana kugira ngo agaragaze portrait isi ya kuzimu donc agaragaze ibikorwa bya Satani abazungu bamukoreshe nk'igikoresho cyongera umujinya w'Imana u Rwanda rube aho bageragereza ibibi zose bigirwa manda byinjire bwo simvuza abatinganyi Imana z'Abahindi kandi kugeza icyo gihe abo yewe bamugani kuzimu yagira ngo yimukiye i Kigali uravuga ubutinganyi hari wakongeraho ubwicanyi ndengakamere hari wakongeraho ubujura hari wakongeraho ubusambanyi yewe wamugani kandi ibyo bakabikora rya jambo ryarabavuzweho oya reka nsubiremo ntago ndumva utakumvise reka nsubiremo ntago baburusha Amsterdam ntago baburusha heyi sibyo ariko hari icyo Imana yabavuze ngo igenza ijambo ryayo irariherekeza kugira ngo risohoze icyo ngicyo yaritumye niba yaratumye ijambo ryayo ku banyarwanda kugira ngo bakizwe ibakoreshe batari wikizinga n'umuhanyari ibakoreshe nk'abene gihugu ntago ari umuntu umwe n'abanyarwanda ibagira ishyanga ririhesha icyubahiro ibagabize imigambi yayo igomba gusoza igomba guteguriza itorero uragira ngo Imana ikora iki ntabwo ari bo bakora ibyaha bonyine no barusha ibyaha ubuholandi se ibyo nabyo babivuzeho bavuga ngo none se ngo abanyarwanda abantu cyangwa abanyekongo nyine nibo bonyine bakora ibyaha cyangwa se barusha abandi gukora ibyaha icyo bazira ni ijambo Imana yabavuzeho rya rindi twasomye niko bimeze ubu se ko ntameze nk'abandi uragira ngo nige wabyigize no ni hari ibyo abakozi b'Imana bemererwa gukora giye ntemererwa ko iri Imana yakuvuzeho kandi ibyo bakora nanjye nemererwa ntago ari icyaha ibyo mvuze ntabwo ucyumvise ahari ndacyumvise kuko wowe hari Imana yakuvuzeho hari ubutumwa yaguhaye ugomba gusohoza reka nkwereke mbega ijambo ryayo rigomba gusohoza biguciyemo reka nkubwire kuri jewe yego Imana ni très strict noneho kugira ngo mbikubwire kubera ibintu byinshi bibitera ni strict cyane hari ibyo umwe yemererwa giye ntemererwa nshobora kubikora bikambera icyaha ndetse nkabihanirwa wumvise ukuntu ibintu bimeze rero ijambo Imana yavuze kuri Kongo ijambo Imana yavuze ku Burundi ijambo Imana yavuze ku Rwanda soma 42:8 cyangwa wari wabisomye nari nahasomye wasubiramo Yesaya 42:8 abantu babimenye reka wamugani duse n'abasoza icyo kibazo cya mbere yego dusubiramo iri jambo urumva byumvikanye birumvikana kuko iri jambo wamugani ntakurikinisha nduwiteka niryo zina ryanjye icyubahiro cyanjye sinzagihundi ese waruzi uriya perezida w'u Burundi ryanjye sinzariha ibishushanyo bibajwe waruzi uriya perezida w'u Burundi icyamuhuse afite imyaka 55 iba afite imyaka 55 yari 56 Peter Nkurunziza yego waruzi icyamuhuse yibereyeho mu byaha abeshya Yesu avangavanga ageze aho aragaca ati jewe ndi guide supreme éternel no kwereye imitsi bigirwamana mwibo ibyo ngibyo ntago none iyo avuga ngo ni guide supreme uhoraho yari kwicicikira yavuze ngo ni éternel Imana imwereka ko ariyo éternel none wawe ndavuze ngo inkotanye n'uhoraho uriya yarashushunzwe aza hari ibintu reka mbirekere iyo bigeze aho ngaho yakururiye ishyano reka mbirekere kuko aya magambo ariya yuko ngo inkotanye y'eterineri nta mukozi w'Imana yigeze numva yavuguruza nta numwe wigeze avuga ati tugushije ishyano ariko mwakagira Imana mwe nta numwe habe bariya bavuga ari kwijyana nta numwe wavuze ati nyamuneka nta numwe hari ikibazo cyerekeye abo bakozi b'Imana turaza kukigarukaho reka wenda ducunguze uburyo umwete tugiye ku kibazo cya kabiri ndibwira ko uriya mwene data waje icya mbere yabonye ibisobanuro bihagije kuko ikibazo cya kabiri ndetse gisa n'icyuzuza nubwo cyabajwe n'undi muntu nawe mu Burundi gisa n'icyuzuza nawe mu Burundi
nawe n'umurundi kuko iki kibazo kiragira kiti niba koko Imana ifise umugambi ku bihugu vyacu uko ari bitatu uwo mugambi ntiwagomvye kuba ari umugambi w'amahoro kubera ko Imana itifuriza abantu bayo ivyago nkuko vyanditswe muri Yeremiya 29:11 yarahatwandikiye nzibyo nibwira nzabagirira ni mu Kirundi ngo kuko nzi ivyiyumviro mbiyumvirako kuko nzi ivyiyumviro mbiyumvirako ni jewe uhoraho mbivuze ko ari ivyiyumviro vy'amahoro atari ivy'ivyago noneho rero nyine ari nacyo kibazo cyeti ni ubundi Imana yifite umugambi ku bihugu cyangwa se ku bantu wagombye kuba ari umugambi w'amahoro atari umugambi w'ibyago ariko Mana yanjye okay reka nongere nsubire mu kurema rero none se Imana yaremye umuntu kugira ngo azabeho iteka bazabaneho iteka buriya yaremye isi abantu ngo bayituremo bameze neza baramye Imana birirwa basabana uwo ni wo mugambi w'Imana ntabwo Imana yaremeye abantu kugira ngo bapfe ntabwo Imana yaremeye abantu kugira ngo ibambure amahoro Imana ni umwami w'amahoro yaremye abantu kugira ngo bamererwe neza nanone ndagaruka handi ku cyabiteye icyabiteye ni ukugoma mu mugambi w'Imana ntabwo yigeze irema ngo abantu bazamere nabi irekada yitangiye agateste tu kugira ngo irebe koko niba icyubahiro cyayo umwana w'umuntu yaremye agiha valeur yavuga iti urye bino nibi kugira ngo ariko wowe ntabwo wowe wapima umuntu ra ariko hano ntubirye ibi ntubiryaho nta nubwo yabiretse yamubwiye ngo ntuzabiryaho niko mvuze yamubwiye ngo kuko nuramukubiriyeho no gupfa uzapfa wumvise ko Imana yamuhishe rero ntabwo Imana ariyo yaremye ibyago wa mugani w'uyu murundi reka ntabwo Imana yigeze irema ibyago byo biranjyana uko byagenze uko ibyago byinjiye mu isi kwa Adamu na Eva ariko mbere yaho uwashutse Adamu na Eva niwe wari warateje ibya mbere mu ijuru ibyo ni ibindi umuntu yabaye ikirwanirwa mfete umuntu Imana irashaka ko ayumvira ubwo umva ni igikomera hari Imana ifite ku muntu kuko umuntu Imana umuntu yahemukiye Imana ni nayo mpamvu ubwayo yitanze igapfa yihinduye umuntu irapfa imena amaraso kugira ngo icungure umuntu kubw'urukundo rwayo ariko umuntu yarakomeje aranangira na n'ubu turabwiriza abantu Yesu bakavuga ko bafite amadini yabo none se uragira ngo bibiri bagwa amahoro kutimika umwana w'Imana kutakira umwana w'Imana mu bugingo bwabo ntabwo biri bugwa abantu amahoro cyane cyane ab'Imana yavuzeho ko ibashaka birimo kumvikana birumvikana ahubwo ndumva wenda twaje no muri Yesaya 1:18-19 hayowe inkota kuko abantu bagomba kumenya ko iyo batumviye Imana nkuko bivuze iyo bavuze ijambo ijambo ryayo bazanye ibintu byo kurikerensa bagira ingaruka nyine ibagiraho ingaruka reka dusome muri Yesaya 1 igice cya mbere kuva ku murongo wa 18 kugeza ku wa 19 haranditse ngo nimuze tujye inama wumvise uko Imana ishaka ko ijya inama n'abantu yaremye tujye inama ni kuwiteka avuga ngo naho ibyaha byanyu byatukura nk'umuhemba muri hana mbababariye birahinduka umweru bise na sheregi ntago babishaka naho byatukura tukutuku birahinduka nk'ubwoya bw'intama bwera 19 nimwemera mukumvira wumvise ko harimo no kwanga nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu ni nkawe yabwite nimwanga kumvira reka ngomeze kuri 20 ariko nimwanga mukagoma inkota izabarya kuko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze none niba akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze abantu bakaba banze bakagoma hasigaye iki si inkota noneho jewe ubivuga uvuze ko nyir'urugo yapfuye ni uba wamwishe jewe uvuga ko Imana ivuga nige kibazo iyo uvuga ngo FDLR iraje nige kibazo noneho nige kibazo abo bihahamura banza ikibazo nk'icyo nacyo turaza kukigira yego hari abo bishakira amahoro kandi bari mu byaha yego ya ndumva icyo nacyo cyumvikanye cyuzuzaga icya mbere dushigaje bingahe haracyari ibindi nka bibiri
reka tujye ku cya gatatu twihuse twakumvise akaririmbo wenda tukanywa n'amazi yego nyuma tujye ku cya gatatu yego akaririmbo bakomeza kandi ko kujyana umucyo Afurika hari ingororano nziza Yesu yiteguye gutanga azaziha umuntu witanze wavugutumwa wajyane n'umucyo reba Rwanda reba Rwanda reba Rwanda reba Rwanda ikibaza n'ikibana ikubaza Rwanda urabazwa yego Rwanda irabazwa ariko nawe hari abakubaza muri ibi biganiro byacu harabagira bate abakubaza bakomeje kubaza reka da tugeze ku kibazo cya gatatu wagisubiza wenda wihuse kiragira kiti hano mu Rwanda hari abo dusangiza ibiganiro bya mama w'amahanga bakatwamaganira kure ngo ubuhanuzi bwe burahahamura ngo bene ubwo buhanuzi ntibuba buturutse ku Mana ngo buva hehe waye nkubisubiza wakongera ukabwira ukagira icyo ubwira abafite bene iyo myumvire ngo ubuhanuzi buhahamura ntibuba buturutse ku Mana ariko ntabwo ndimo guseka ntugire ngo wenda ndasetse kuko mu mutima wanjye ntabwo hasetse donc ubuhanuzi mbaha burahahamura kubera iyo mpamvu ntabwo babuturutse ku Mana yego ndavuga ku bahanuzi batatu gusa batatu ndavuga kuri Yona wabaza uyu mukunzi w'Imana uyu mukeske vuprene wishakira amahoro kandi wenda ari mu byaha Yona yagiye ni ndeve avuga ngo iki buriya yagiye kubabwira ko nibatihana bazarimbuka mu minsi ngahe 40 gusa iyo mbese yari inkuru nziza Yona yarajyanye ariko barakuvuga ngo ibyo byari bya kera mu isezerano rya kera ngo turi mu buntu bw'umwami wacu Yesu Kristo ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo buhabwa nande bukora bute bukorera umuntu gute ubuntu ahubwo nibwo buruta kiriya gihe cya kera yavuze ku bahanuzi ushobora kudusomera abami ba mbere 22 kuva ku murongo wa 6 kugira ngo nkurire n'abantu inzira ku murima bibwira ko Imana ari mugenzi wabo none abahanuzi b'ibinyoma bari mu Rwanda noneho ngo bose bababwiye uzi ko ngo mu Rwanda bababwiye se bababwiye ko bagomba ngo kwirirwa badutuka batuka abangaba bavuga ibyo badashaka no kuvuga nyine ngo abatanga bene ubwo buhanuzi abatanga ubuhahamura nabo ngo kandi abo babwira kudutuka ni ya mivumo yabasakije ntago dutukwa ngo n'abakuru ngo baduteje ngo abana b'abasore n'inkumi batazi iyo biva niyo bijyanyo ngo baribo bajya birirwa batukana ngaho dusomere reka nsome mu kanya icyo nshaka kuvuga nuko bo baba bashaka ko muhanura ibyo bashaka kumva cyangwa se amatwa zaba baryo yego reka bumve ko byagendekeye banza umwami yahawe nahabu mama we igice cya 22 reka mbere ku murongo wa 6 ngo nuko umwami w'Abisirayeli ateranye abahanuzi ari abagabo nka 400 subiramo aho ngaho umbwira umubare wabo ateranye abahanuzi ari abagabo nka 400 ateranijwe nande ari umwami w'Abisirayeli FPR arababaza ati FPR yabarundarunze arabaza ati ntabare iramoti higaleyadi ntere mfate goma cyangwa se ndorere ntere rwose muri aka kanya murebyemeje nuko abahanuzi baramusubiza bati yego tabara kuko Uwiteka azahagabiza umwami RDF
RDF irakomeye kandi ngo u Rwanda ruratera ntiruterwa hano mbabara ngiryo jambo reka twikomeze mu ijambo ry'Imana ngo ariko Yehoshafati arabaza ati mbese nta wundi muhanuzi w'Uwiteka uri hano ngo tumubaze ntabwo mwapfa guhamagara musazi Maresteri base ngo nawe twumva iki akahebwe utari hano mu Rwanda uhanurira irya kure mu Buholandi cyangwa mu Bufaransa mujye kumuzana Yehoshafati mama yagize akenge reka dukomeze mu ijambo ry'Imana bamaze kumva maganane bahanuye maganane bamaze guhanura nibahamagare rero reka nongere nsubire ku murongo wa 7 ariko Yehoshafati arabaza ati mbese nta wundi muhanuzi w'Uwiteka uri hano ngo tumubaze yagize akenge umwami w'Abisirayeli asubiza Yehoshafati ati hasigaye FPR we uransetsa ukambuza gusoma senidete we numve senidete hasigaye undi mugabo bo bwari umugabo ngo ntabwo ari wowe yego hasigaye undi mugabo twabasha kugisha Uwiteka inama ariko ndamwanga mutinza baranyaga ariko ndamwanga kuko atampanurira ibyiza keretse ibibi uwo ni Mikaya mwene Mura ubwo abo muri FPR bavuga batoni MUREBWAYIRE muri ESTHER ngo barabivuze ngo nanga government ngo barabivuganye uwo rero ngo bangaga kwera ko atahanura ibyo bashaka kumva Mikaya mwene Imura nuko Yehoshafati asubiza umwami ati mwami wivuga utyo reka dupfe kumuzana nuko umwami w'Abisirayeli ahamagara umutware aramubwira ati ambasaderi ihute uzane Mikaya mwene Imura mbese babwiye Olivier bati yarumuzanye yes wanza batuma abandi bo umurongo wa 10 ngo kandi umwami w'Abisirayeli na Yehoshafati umwami w'Abayuda bari bicaye ku ntebe z'ubwami umwami wese kuye twagira ngo bamugane ni FPR na CNDD bambaye imyambaro yabo y'ubwami bari ku karubanda ku irembo ry'Isamariya abahanuzi bose bahanurira imbere yabo maganani noneho Sedekiya mwene Kenana numwe mu babishopo banyanga mbese cyangwa bapote yicurishiriza amahembe y'ibyuma aravuga ati Uwiteka aravuze ngo uko barimo kubabeshya ubu ngo hari amahoro yego Uwiteka aravuze ngo aya mahembe uzayakubitisha Abasiriya aya mahembe uzayakubitisha Abasiriya kugeza aho bazashirira ariko man ngo n'abandi bahanuzi bose maganane n'abandi bahanuzi bose bahanura batyo bati tabara utere iramoti higaleyadi uragira ishya ariko abahanuzi b'ibinyoma azahagabiza umwami jamais nibyo nyine baba bashaka kumva ngo bidahahamura mbere bibaroha ngo maze intumwa yari yagiye guhamagara Mikaya iramubwira intumwa yagiye ni kimwe tuvuge wenda ari ngayo bantumyeho waza urimo kumpugura kukugira inama nyine kugira ngo nuko iyo ntumwa ibwira Mikaya iti dore abahanuzi bahuje amagambo ahanurira umwami byiza ndakwinginze amagambo yawe abe nk'ayabo uvuga ibyiza byose nicyo naremewe Mikaya asubiza iyo ntumwa ati nukuri ndahiriye Uwiteka uhoraho haleluya mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti nicyo ndi buvuge uwo ni umuhanuzi nyawe umuhanuzi w'ukuri haleluya ngo nuko ageze imbere y'umwami umwami aramubaza ati Mikaya dutabare iramoti higaleyadi cyangwa se turorere ukuntu nkunda Mikaya aramusubiza ati ngaho tabara uragira ishya
kandi Uwiteka ko ari byo ushaka azahagabiza umwami mbega avuga nk'aba bandi bose yego ati ngaho genda ariko kwari kumwimoka buriya yaramwimokaga nyine umwami nawe arabikenga umwami aramubwira ati ndakurahiza ngire kangahe kugira ngo utagira icyo umbwira kitari ukuri mu izina ry'Uwiteka uko yabaga abizi burya baba bazi ko ibyo babwirwa ari ibinyoma barabizi nuko umuhanuzi arasubiza ati nabonye Abisirayeli bose batataniye ku misozi miremire nk'intama zidafite umwungeri nta mwungeri uhari ntawe rwose ese nyine buriya izo ntama zifite umwungeri ntawe rwose Uwiteka niko kuvuga ati bariya ni impehe zitagira shebuja nibasubira iwabo umuntu wese atahe iwe amahoro ngaho mugende barakunda se umwami w'Abisirayeli abwira Yehoshafati ati sinakubwiye ko atari bumpanurire ibyiza keretse ibibi yanga gavumenti reka dukomeze Mikaya aravuga ati noneho umva ijambo ry'Uwiteka yashyizemo vitesi ya kane rero niko abahanuzi tumera aramucokoje none se bamuganiye ati atumva ati none humva umva ijambo ry'Uwiteka nabonye Uwiteka yicaye ku ntebe ye ingabo zo mu ijuru zose zimuhagaze iburyo n'ibumoso hanyuma Uwiteka arabaza ati ninde uzashukashuka Ahabu kugira ngo ifate goma agwe iramoti y'Igaleyadi ninde uri bubishakasha bari bya jambo ngo iyo banze ukuri ibi bintu bibateza nyine kwemera ibyo ngibyo ninde uri bubabe washukashuka ninde uzashukashuka Ahabu ngo atabare agwe iramoti y'Igaleyadi si bari abahanuzi se birirwa bavuga ngo muvuge ibi mutuka bamugire gute umwe avuga ibye undi ibye yes nyuma haza umwuka ahagarara imbere y'Uwiteka aravuga ati umwuka pe ati nigiye uzamushukashuka Uwiteka aramubaza ati uzamushukashuka ute ati nzihindura umwuka w'ikinyoma nawe ati nzagenda mpinduka umwuka w'ibinyoma mu kanwa k'abahanuzi be bose uko ni 400 bamuhanurira ibinyoma Uwiteka nawe aramusubiza ati nuko uzamushukashuke kandi uzabishobora kandi uzabishobore genda ugira utyo nuko rero dore Uwiteka ashyize umwuka w'ibinyoma mu kanwa k'abahanuzi bawe bose kandi Uwiteka akuvuzeho ibyago banze ukuri iyo wanze ukuri sibyo iyo wanze ukuri nyine nuko bigenda ariko biratangaje kuko baba bazi wa mugani ko baba bazi ukuri ariko bakakwanga kubera ko none se bo baba bazi ko bakora neza none se ukora nabi arabiyobewe se umugome arabiyobewe umugabo wicura umugore we kurwara nk'inda ayobewe ko mukorera ubugome umugore ushobereza umugabo ayobewe ko mushobereza se abana basuzugura ababyeyi barabiyobewe se reka dukomeze twihuse turangize iri jambo ryo mu bami wa mbere igice cya 22 gize ku murongo 24 maze Sedekiya mwene Kenana apotre yigira hafi apotre Sedekiya akubita Mikaya nibyo bazi arazengerezwa Mikaya aramubaza ati uwo mwuka w'Uwiteka yanyuze he ava muri jye akaza kuvugana nawe umwuka wanyuze bavuye muri ba apotre n'aba bishop hari n'abizi kwa his grace his mercy his holiness his glory ba reverend n'abandi bose yabanyuze kugira ngo avugire mu kanwa ko bita inkotsi Mikaya aramusubiza ati uzabimenya umunsi uzicumita mu mwinjiro w'inzu wihisha uri Mikaya mwene Imura muhanuzi w'Uwiteka nze kumva ntihanga no kubona reka ngo maze umwami 26 maze umwami w'Abisirayeli aravuga ati ubwo yari yumviye wa mwapotere wa mugani wawe ati nimujyane Mikaya mumushyire Amoni umutware w'umurwa mumushyire nka tuvuge nka babandi ba kera ntabwo bavuga nayo wasi umwana w'umwami muti umwami aravuze ngo iki kigabo
nimugishyire mu nzu y'imbohe ntabwo yamwishe mukigaburire ibyo kurya by'agahimano n'amazi y'agahimano kugeza aho azatabarukira amahoro kandi kubera ko umuhanuzi hano urukuri afunzwe ashyizwe mu munyururu mu nzu y'imbohe ngo bafunze n'ijambo ry'Imana ngo bararifunze hanyuma nuko Mikaya aravuga ati Mikaya kandi bamukatiye urubanza ariko ashizemo intermediaire noneho nubwo bamuroshye mu nzu y'imbohe aracyavuga icyo Uwiteka yamutumye Mikaya aravuga ati nuramuka utabarutse amahoro Uwiteka azaba ataravugiye mu kanwa kanjye kandi aravuga ati murumve namwe rubanda abanyarwandakazi barundi kazi murumve wenda wakwibutsa ko inkuru yarangiye uko byagendekeye ahabo ntabwo mbijyamo ahabo ntabwo yagarutse wumva se ntabwo yagarutse ubwo rero ndumva icyo ngicyo gishubijwe kuko ntabwo umuhanuzi aba agomba kuvuga gusa ibinezeza abayobozi ntabwo umuhanuzi no gukebura iteka kandi baba baboburira ntabwo umuhanuzi aza ngo avuge ngo murashize murapfuye aravuga ati nimugira gutya Imana iragira gutya nimugira gutya Imana iragira gutya turacyafite iminota ngo tugere no twihuse ku bibazo bibiri bisigaye iminota iracyahari mike yego ikibazo cya kane nacyo kimeze nka kira cy'abavuga ngo gutera abantu ubwoba ikibazo cya kane ngo mu kiganiro cyahise tariki ya 7 z'ukwa 4 2024 gifite umutwe uvuga ngo twitandukanye n'ibyunamo n'ibindi byose bikurura imivumo twirengere turengere n'abacu Gwese ndi umuntu bitandukanye n'ibyunamo n'ibindi byose bikurura imivumo twirengere turengere n'abacu kugeza ubu nta kibazo ikibazo ni ibikurikira kuko aravuga ati muri icyo kiganiro mwemeje ko ubutegetsi bwa FPR inkotanyi bwakoze amahano agiye kumarisha imbaga y'abanyarwanda cyane cyane abo mu bwoko bw'abatutsi ngo kubera igikorwa cyo guterekera abazimu cyabaye ku mugaragaro mu mihango yo kwibuka 30 none se we yavuga ko nta icyo gikorwa kitabaye umbaze nyiri ikibazo cye ngo mwe mukaba mwemeza ko ibyakozwe byari bigamije kumurikira satani abacitse ku icumu n'abandi banyarwanda batanzweho ibitambo niba koko ibyo bintu ari byo ko biteye ubwoba kuki nta wundi mukozi w'Imana wabyamaganye noneho bigiye no kuba icyaha cyanjye se ariko kuki ibyaha byanjye babigira byinshi kandi ntibisaze donc ni ukuvuga ngo ashimye ko baterekereye bagatanga bene igihugu abazimu icyo cyo kibazo cyo ndashobora kuba atanazi wenda inkurikizo zo guterekera no ikibazo cye ni kihe wenda ashobora kuba atazi inkurikizi we nuko avuga ngo bigiye kumarisha abantu none bigiye kumarisha abantu n'ibyo bimuteye ubwoba bigiye kumarisha abantu kuko akaba ati niba ari byo niba koko biteye ubwoba se ni wowe wenyine ufitiye mu abanyarwanda kuko iki nta wundi mukozi w'Imana wabyamaganye ubu koko noneho ngiye kuzirako nta wundi mukozi w'Imana wabyamaganye none si ikindi bamaganye niki reka noneho aho ngaho musubize koko Imana imuha umugisha ahubwo reka musubize nikose reka nkubaze aha ngaha kira gihugu kigeze ikosa rya mbere riruta ayandi riri kubitirirwa izina ry'Imana kandi bakuru kandi Imana ibi mbivugiye ku mugaragaro bakuru ariko nta guciye mu ijambo abakozi b'Imana uvuga bazi iki Imana yavuze ku Rwanda bazi umuhamagaro w'ibiyaga bigari bamwe barabizi ababizi nshobora no kubagushyira ku murongo uretse ko ntago nzongera kubavuga amazina yes none ndagira ngo nkubwire ko babizi ko bazi umuhamagaro w'u Rwanda ko bazi ko ari u Rwanda abanyarwanda bazajyana ububyutse ku isi yose babona ko bazajyana ububyutse ku isi yose bigenze bite ndeka nkubwire batatu cyangwa banenzi mpamiriza neza nabanye nabo Imana yabatumye ntabwo igeze batuma gushinga amadini yabatumye gushyiraho ibicaniro mu gihugu hose kugira ngo ibyo bicaniro bisimbure ibyo satani yari yaracanye icyo mvuze wacyumvise
nyuma ya jenoside nibwo niyo misiyo Imana yabahaye. Oya nkurikije ukuntu uri kubivuga kujya ari ibintu biteye ubwoba kuko mu Rwanda ariko de penal ibyo bita ngo non assistance à personne en danger, donc baba babona ibyago abanyarwanda bari kwikururira bakabiceceka. Reka da kubera gutatira icyo gihango, kubera gutatira umuhamagaro w'Imana, iryo jambo Imana yababwiye kugira ngo bakore, iyo utarikoze nyine bamera kuriya. Dore ukuntu ibintu bimeze, bari mahoroniza bakakora utuntu tw'udusengesho ngo toka satani katika jina la Yesu, ngo toka satani, ubwo ngo aleluya bakabwira FPR ngo ni amahoro. Nshobora kukubwira nka bane bahawe iyo mission yo gushyira ibicaniro mu Rwanda, iyo gusenga yo gusenyura ibyari bihari kugira ngo bubake. Reka ngo urugero, hari bene rero twasenganaga basengera igihugu bavuye Uganda, bamwe bavukiye Uganda, ababyeyi babo bari barahunze, sibyo? Basenga Imana irababwira ngo ngiye kubaha igihugu. Ibyo ni ukuri, bari abantu banjye twari duhuje umutwaro. Mbabarire, baravuga ngo Imana yarababwiye ngo ngiye kubaha igihugu. Icyo gihugu ntimuzigere mukora ikintu na kimwe abo ngiye kwirukana imbere yanyu bakoraga. None ko yajambo twabonye muri Yesaya rimwe ko rigiye kubasohoreraho ngo nimutumvira ngo inkota izabarya. Umva ngiye kubasimbuza, ngiye kubaha igihugu, ngiye gukuraho abafite intwaro, ngiye gukuraho abafite igihugu. Urumva igihugu ni igihugu nyine. Mwebwe mugiye kugenda nk'inyeshyamba, ariko nzabatereka igihugu mu maboko. Uwo ni Uwiteka bibabwiye. Ariko muzirinde, ntimuzamena amaraso, ntimuzangane by'amoko, ntimuzihorere. Ntabwo bamenye ko igihugu bahawe ari nka test mu by'ukuri. Yari test. None se sinabibabwiye, bahawe test bagira ngo babwiwe amanota, bagira ngo batsinze. Uwambukaga wese yaramusamaga, uwambutse wese bikamusama, uwambutse wese bikamusama. Binjira mu gihugu kimeze gutyo, habura noneho ugira undi nama. Iyo tware ba posoro bavuga ngo baragihawe ngo indi myaka 400. Ariko nawe sinzi urashaka nko kunkomerera nabi. Noneho bigeraho Imana ibareka kubera rya jambo ryayo basuzuguye, irabareka. Noneho barihimbira gusa, barihimbira kugeza ubu umuntu atinyuka kuvuga w'imyaka hafi 70. Ni ukuvuga ngo uzi histoire, uzi ko byagenze, uzi iby'Imana yavuze, uzi akavuga ngo twarasenze ngo Imana ngo iduha igihugu ngo kirimo amahoro ngo nibiki, ngo twarasenze mbere ya 94. No, niba barasenze mbere ya 94, ibi ngibi bigiye kuba, ibi ngibi bazabisobanura gute? Ibi bizago bizafashije igihugu bazabisobanura gute? Arega hari ikindi kibazo nkeka ko baraboshye, ahubwo binyibukije ikiganiro mwene data Esther F Tabita Tete 01 we na Rusi Bezero umwanditsi batanze ejo bundi, aho Tabita Tete yasobanura ukuntu idini ryivanze na leta. Nkeka ko icyo kibazo bafite, ntabwo bashobora kuvuga ibinyuranye na gahunda za leta, kuko n'ubundi ngo gahunda za leta ni gahunda nizo bashyira imbere. Reka ngubwire rero ikintu ubwoba bw'abakozi binjiwemo n'ubwoba. Uzi impamvu ubwoba bwinjiye? Kudashaka Imana n'umutima wabo wose n'ubwenge bwabo bwose n'imbaraga zabo zose, ahubwo nabo basamwe n'ibisama abandi, basamwe n'ibiri mu Rwanda bisama. Ibyo ngibyo barabibwiwe nyuma bigishyushye, ntabwo bigeze babireka, barasamwa fete. Noneho bagasigara ngo kuri ya masengesho 48 bakagira ngo ubu ngubu uko basobanura n'ukuntu bigira ngo birakora. Ntabwo bikora, kandi barabwiwe. Haleluya, nta n'umwe utabizi. Buri iriya leta kuva ku mukuru, kuva ku mugore kugeza barabizi, barabwiwe. Ariko nyine urumva benshi barapfuye, babivugaga
benshi barafunzwe babivugaga, abenshi barahunze mu babivugaga, ubu ngubu nyine nta kundi. Ariko niba nibuka neza hari umwe muri abo ngabo wavuze ashima Imana ngo igihugu basabye Imana mbere ya 1994 ngo baragihawe, igihugu kirimo amahoro, igihugu kitakirangwamo amoko, igihugu kitarimo iringaniza, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ndumva hari wabivuze rwose. Nukuri kandi yitwa ko umukozi w'Imana uvuga rikijyana. Koko nukuri wenda we niwe ufite amahoro wenda entre guillemets non entre parenthèses wenda we niwe ufite amahoro. Arahamya ko kiriya gihugu ari cyo abantu basengeye, kiriya gihugu kiriya we niko yabivuze cyuzi, ariko ibyo yarabivuze cyuziyemo abapfakazi, cyuziyemo imfubyi, amarira yavanze n'amaraso, Uwiteka akaba yuzuye mu gacyo ngo iki ngo igihugu basengeye ngo cyagize gite, kiriya gihugu icyo basengeye niko yabivuze rwose. We yarasubijwe. Reka turebe niba ijwi rye ryo gusubizwa no kunezererwa Imana rigizumva. Niyo mpamvu yirengagiza indi miborogo. Wowe nawe nyine urabizi kundusha. Niyo mpamvu gani abavuga gutyo simpamya ko bazi neza umugambi w'Imana ku karere, simpamya ko bazi neza ibigiye kuba, kuko babizi bagira bate babizi ubwoba bwa kuki batagura abantu kwihana se niba yatagura abantu kwihana kandi FPR barayejeje bizera muri FPR, bizera muri RDF ngo barakomeye cyane. Ni nka wa wundi bavuze ngo arutemi ngo Imana yabo ngo irakomeye arutemi. Mbabarira. None se babwira abantu kwihana se, babwira abantu kwihana keretse nk'ibyo nandikiye perezida muri 2003 kereka ariko bigenze. Ko ntabwo babyitayeho icyo gihe. Babyitaye kandi baba bita umuntu umusazi udafite gahunda w'intera hamwe waturubuye udafite ibyo kurya. Byageze naho ugomba guhunga igihugu kubera ko nyine ntahunga ko gihe cyari cyageze yari bangamiye gahunda ntahunga ko Imana yavuze iti hunga sinarahamye n'ubundi ndaraguza narahamye. None se twongeye tubibutse ko iyo umuntu atihannye Imana imuhana ako barabizi. None se nagubije teologiya kukuru we teologiya wize ako bintu niki bakora batazi ko aricyo kibazo gihari niki. None se abanyarwanda bagiye gushira uru rubyiruko batigeze babwira amateka nyakuri, uru rubyiruko batigeze bihana imbere yarwo ngo baruhe Imana bavuge bati twakoze ibyaha n'abadata bakoze ibyaha aribo basogokuru, ahubwo bari kuruteranya n'urundi rubyiruko cyane ngo ahubwo bari kuvuga bati rubyiruko rero mwavukiye gupfa, mwavukiye gukenyuka, dore abahutu bari hanze kandi baraje. Namwe rero muzarwane kugeza ku wa nyuma murindi ibi bintu amaraso y'abanyekongo twubatse ibi barabagemura ku rupfu. Reka nkubwire amaganya ya Yeremiya 5:7 ngo badata bagize bati hanyuma bigenda bite ntabwo bakiriho ariko twikoreye ingaruka zo gukirana, twikoreye ibicumuro byabo. None abakuru ko aribo bakagombye guha igihugu cyiza abana. Reka tuvuge ikintu babahaye iki babahaye urupfu kubera ubwoba bwabateye ubugwari. N'ubwoba bumeze nk'igikorwaho nibwo bafite. Ubugwari cyakora n'ubugwari bukomeye cyane, n'ubugwari ahubwo nako iki cyasi nongere kuvuga iki cyunamo kirabahemuje munyari nacyo cyanyuma. Iki cyunamo kirabahemuje ariko noneho barazonoye bamazeho bakuyeho rwose. Ariko se ni tugarutse kuri kibazo cyuriya muntu abo bakozi b'Imana ntabwo bazi imivumo iri mu muhango nkuriya wo guterekera wo kwiyambaza abazimu wo kubahamagara gutanga ibitambo ko bashibutse ku bazimu, bashibutse ku badayimoni, bashibutse kuri shitani. Ngwino shita habere n'umubyamagana nibura bucece ngo bucece. None se abyamaganye bucegeze wabibwirwa niki nibura abantu baje bahwihwisa bimwe bitabusha urebe nde bikamenyekana. Bazi ko ntacyo wenda bazi ko ariyo byagombaga kuba. Mbese hari icyo nshaka kubaza, ijwi ryitwa reka no kuvuga idini ijwi ry'itorero ririhe
hano hari ikibazo no ririhe ntaryo kuko niyo ryumvikanye rihamisha abantu mu byaha niko nabyita ntabwo babwira ngo abantu ngo bihane kuko arega nibyo mwene data yasobanuye idini rifite logike y'abayoboke bo bashaka kugwiza abantu ubwiye abantu ngo bihane ntabwo wabasaba amafaranga yo kubaka katedrali ngo bayatange babwiye ko Yesu agiye kugaruka ntabwo bakwemera gutanga amafaranga niyo mpamvu rero ibyo kuvuga ngo abantu bihane abantu bitegura kugaruka kwa Yesu iryo jwi nta ryumvikana muri abo banyamadini idini ni nk'ari amashyaka mwabagamo nirwa mushaka abayoboke mu Rwanda murara mugenda ni kimwe neza kuko iyo ushaka abayoboke ubabwira nyine bibanezeza ubabwira kandi ubabeshya wowe uzi ukuri ariko ukanyuranya nako kubera inyungu uba ufite zo kugira ngo ugwize abayoboke ariko ibyo warabyihannye mvara narabyihannye cyane ahubwo n'ibirenze ibyo ariko mana yanjye kuko tuzabijya dute koko mwakagira imana naho rero sinzi niba uyu mwana data yatumye tusobanura cyane ndibwira ko byumvikanye kubera ko umwanya udushiranye nagira ngo tujye ku kibazo cya nyuma ikibazo cya nyuma cyabajijwe n'abantu benshi yego cyabajijwe n'abantu benshi ari nacyo twitiriye insanganyamatsiko y'iki kiganiro kubera ko cyari cyabajijwe n'abantu benshi insanganyamatsiko y'iki kiganiro twaravuze ngo imiyoborere mishya mu gihugu gishya ubuyobozi burazwi abayobozi bo ntibazwi icyo kibazo ni wowe wacyakiriye wakireba nicyo cya nyuma yewe ahubwo iki nagikuye mu bibazo byinshi byari byinshi nabyibuka byari byinshi nkuramo iki kuko urabona n'umwanya watujyanye yego reka bari cyo dusorezaho dushobora no kuzabigarukaho ubutari ko gato kuko ni byinshi cyane urabona n'ibingibi wavuze nibyo umuntu agiye ibi nibyo wajogoyemo iki nicyo najogoyemo ntabwo dushobora kubivugira icyarimwe ndumva imana izatubabarira ikongera ikaduha igihe cyo kuvuga ariko nyine kuko navuga ko cyabajijwe n'abantu benshi aravuga uyu ni umunyarwanda ushobora kuba uri ni Burayi ntabwo ari mu Rwanda ngo mu biganiro byerekeye imiyoborere mishya mu gihugu gishya mukora nk'aho igihugu mwarangije kugifata cyore ndetse mu kiganiro mwakoze mu gifaransa ngo ni ambasaderi twumvise musa n'abatangaje porogaramu ya guverinoma ese abazajya mu buyobozi murabazi gahore nibyo mvuga nteye kubera ko cyabajijwe n'abantu benshi mu buryo ngo mutubwire niba ngo mutubwire n'Imana yarababwiye ngo abayobozi ngo mutubwire ngo umwami ngo mutubwire umwami ngo mutubwire ngo umwungirije ngo ese ngo icyanyeretse rero ko bishakira iby'ubuyobozi bufatika ntabwo igitorero bakunze ibibazo by'itorero birimo ni bike cyane barishakira ibyo ngibyo ngo ibyo wavuze niyo mpamvu navuze nti kubera ko cyabajijwe n'abantu benshi twagishingiyeho nyine dufata insanganyamatsiko ivuga ngo ubuyobozi burazwi ariko abayobozi ntibazwi ntabwo baramenyekana kuko abakurikiye ubutumwa bwacu niba barabwumvise neza twebwe icyo tugamije ni ukubwira abantu ubushake bw'Imana ku byerekeye ubuyobozi bugiye kujyaho kuko hazabaho impinduka twarabivuze ndetse impinduka ubwo ni ijambo ritaremereye dukurikije uko ibintu bizaba bimeze ni ibintu bitigeze bibaho ni ibishya bidafite aho bihuriye n'ibyo abantu bamenyereye niyo mpamvu rero aho twavuze uko ubwo buyobozi buzaba buteye kuko biri muri gahunda z'itorero kuvuga ubushake bw'Imana ku buyobozi itorero ntabwo babishaka barashaka iby'ubwami wavuze yego ariko nyine kuko benshi mu bibazo utatuzakubaza barashaka ibyo wavuze by'ubwami bumeze bute basobanurije twarabivuze nyine tuvuga uko ubwo buyobozi buzaba buteye yego nabyo byakuriye impaka ndende nyine kuko twavuze ko birango bya guverinoma itanzwe n'abaturage ikorera abaturage ibereyeho abaturage tuvuga ko ibyo nta bizaba byaracyuye igihe tuvuga ko ibijyanye na demokarasi amatora repubulika ko ntaho bizaba bihuriye ko ubuyobozi Imana ishaka kandi ari nabwo buzashyirwaho ari byo bita mu gifaransa teokarasi
ubwami ariko bwubaha Yesu Kristo, kuko Yesu Kristo ari umwami w'abami, kandi kizaba ari igihugu kigiriyeho mu by'ukuri kubahisha Yesu Kristo. Icyo gihugu rero kigomba kuyoborwa n'umwami ushyizweho n'Imana, ubwo biratuma nsubiza n'ikindi n'ikibazo bavuga ngo ese ngo abayobozi barazwi. Ecyo umva barashaka nk'ibyo nasomye byinshi, barashaka kumenya abayobozi nibura nka batatu. Ariko bo bagomba kumva mbere na mbere, wenda abayobozi igihe kizagera bamenyekane, kuko Imana irabazi, Imana irabazi, ndetse n'abafite imirimo muri uyu muhamagaro, hari icyo bavuganye n'Imana, igihe kizagera bijye hagaragara. Ariko twebwe ibyo tuvuga ubu ni iby'Imana yadutumye, ko turavuga butumwa, turabahanuzi, kugira ngo abantu bamenye ubwo buyobozi buzaba buteye bute. Mu gifaransa navuze ko muri za principe, batanze za principe, ubwo buyobozi buzaba bushingiyeho. Hanyuma rero igihe kizagera ubuyobozi nyine bujyeho bugaragarire amaso. Haravuze ngo murasa n'abafashe igihugu, twarabivuze ko igihugu cyafashwe mu mwuka, rwose cyarafashwe. Intambara yo mu mwuka ako gasobanura, ariko ibyo twabitinzeho nuko nyine wenda abantu bamwe batabyumva neza. Erega abantu bararushye. Ibiboneka buri gihe bituruka ku bitaboneka. Iboneka bituruka ku bitaboneka. Intambara zitangira mu mwuka, nk'abavuga batese muzafata igihugu mutarwanye. Kurwana rwose turarwana, ahubwo byahataye. Intambara se ahubwo barazizi se ahubwo. Bari baza amajoro turara. Niba bari basi urugamba rw'umwuka, kandi narwo rukomeye. Muri message y'igifaransa ho narabirambuye cyane, nyine nerekana ko ibintu biri gufata indi ntera mu karere k'ibiyaga bigari, ariko iby'umwuka ubu nibyo biri kuganza ibindi byose. Amen. Ku buryo rero igihugu cyarafashwe mu mwuka, igisigaye nuko bigaragarira amaso, kandi nabyo rwose si kera. Hanyuma tukaba twaravuze ko kizayoborwa, naho abayobozi bo nta gihe cyo kubatangaza ntikiragera. Uretse ko abari mu buyobozi nk'uko bivuga ngo wenda nka batatu cyangwa bangahe b'umunyakuri, hari umwami. Umwami arahari. Umwami arahari. Umwami ninde? Umwami ariyizi, hari icyo yavuganye n'Imana, nawe uzi ibyo wavuganye n'Imana, nawe uzi ibyo uzakoreshwa, nanjye nzi ibyo nzakoreshwa, ariko n'ibanga ryanjye n'Imana, nkuko n'ibyawe ari ibanga ryawe n'Imana. N'abandi nabo rero abari muri uyu mugambi, abazakoreshwa mu bubyutse, abazakoreshwa mu buyobozi bw'igihugu, abazakoreshwa mu itorero, abo bose hari icyo Imana yababwiye, ni ibanga babitse, igihe nikigera bizamenyekana. Ari nayo mpamvu rero tubwira abantu ko ntihazagire wibeshye nyine ngo agire ngo ibintu bizakorwa nk'uko kera byagendaga. Umuntu akaba yakora lobbying ngo arashaka imyanya, akaba yakora CV iryoshye cyane, akayohereza, akayinyohereza cyangwa akayohereza mama w'amahanga. Ndi uwa Kristo Yesu. Niwe wahanuye ubwami kuva muri 2016. Na mbere yaho nuko nari ntarabivuga ku mugaragaro. Kubihanura rero, reka nibere nka Mikaya, kubihanura sana rien à voir rwose. Reka ahubwo wowe abari wowe bahiga, wowe uvuga ngo imiyoborere ngo nka ave winyobya. Ariko nanjye nagendeye ku byo nabwiwe n'Imana, nibyo nawe wabwiye mwiyereka wahawe. Ubwo rero ndumva nta wagira icyo ambaza, kuko wagiye kubaza ibi bibazo byose uzabiva imbere. Wagenda asobanura, sibyo? Ndasobanura mvuga ubushake bw'Imana. Yego. Ushaka kumenya ubushake bw'Imana wowe rwose tuzamusubiza. Ariko wabaza tese umuntu azaba guverineri gute, umuntu bizanyura mu zihe nzira kugira ngo umuntu abe umwami cyangwa icyegera cy'umwami uko bizitwa. Ubu ngubu nta gisubizo rwose mufitiye ubu ngubu, kuko ni gahunda y'umwuka wera. Gahunda y'umwuka wera, ushaka kujya muri ubwo buyobozi nafata iminsi asenga, ndetse niba nabishoboye yiririze rwose ubusa, abaza Imana ikizamukoresha. Reka mbaruhure, reka nkunganire nako. Ku isi yose hari abantu bake Imana yagiye ivugana nabo, bari aho babunze, bazi icyo bazakoreshwa. Abenshi ntabwo barimo kuvuga, bari aho bafite ibyo
icyo bazi nuko igihe kigeze ariko bazi ibyo buri muntu yagiye yivuganira n'Imana nibyo nabyo mwene data bita Tete yasobanuye avuga ko itoro rya Yesu Kristo rya nyuma rigizwe n'abantu bo mu moko yose bo mu ndimi zose mu mahanga yose abo bose rero hari icyo bavuganye n'Imana igihe nikigera izabakoranya buri wese izabahuza buri wese yaranatangiye icyo mvuga ndacyumva buri wese abwirwe icyo gukorwa kandi kubera ko ari gahunda y'umwuka wera harimo kuzuzanya ibintu biri kuri gahunda rwose igihe nikigera bizagaragarira amaso bambwirire ko ibintu bimeze neza bambwirire haleluya nta kindi wongeraho se ndumva kubera ko igihe kitujyanye twasoreza ahangaha icyo dukora ni ukurarika abatwumva kuko iyi gahunda y'imiyoborere mishya mu gihugu gishya irakomeje ndetse bumvise ko hari indi gahunda yatangiye yerekeye itorero rya Yesu Kristo mu gihugu gishya itangijwe na bene data ESTHER Tabita Tete 01 na Rusi Bezira umwanditsi avuga ku muhamagaro w'umugore ku muhamagaro w'umugore no ku itorero rya Yesu Kristo rya nyuma biraryoshye cyane n'ukuri izo gahunda zose rero zirakomeje rwose zirakomeje abantu bumve ko ibyerekeye imiyoborere y'igihugu udashobora kubitandukanya ni n'itorero mu by'ukuri kuko bigiye kujyaho ni nk'ifu n'amazi abantu ushobora kubitandukanya kuko niba nyine hagomba kujyaho ubuyobozi bwubaha Imana n'abahanuzi nuko itorero mu by'ukuri ariyo rizajya ritanga umucyo mu bikorwa byose haleluya niryo jambo risoje gusoza ni ugushimira abaduteze amatwi dushimira na bene data bari ku bicaniro hirya hino barabasengera uyu murimo basengera uyu murimo rwose Imana ibaha umugisha arabari muri gahunda zinyuranye zifatanyiriza hamwe mu gusohoza umugambi w'Imana ku biyaga bigari abo bose turabazirikana tubasabira umugisha bose nabo ndabashuje kandi mbifuriza ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo urukundo rw'Imana data wa twese n'ubusabane n'umwuka wera amen Yesu umugisha ndizera ko bisobanutse ni mu magambo make kuko biba ari birebire nk'ubu ibi bibazo byavuye mu bibazo birenga magana kandi ibyinshi n'iby'abarundi ahubwo nta guciye mu ijambo na mwene data ucunga channel YouTube Ububyutse muri Afurika hagati ndetse n'urubuga rw'abahishuwe abahishuwe.org yakoze za statistique dusanga abadukurikira benshi ari abarundi inshuti zanjye cyane Imana ibaha umugisha banyotewe no kumenya ukuri barashaka ubushake bw'Imana kandi abenshi bafite n'amasezerano rwose ari hafi kubasohorezwa Imana ibaha umugisha amen Imana ibaha umugisha rero tuzabagezaho gahunda ejo nzabagezaho ejo kwa gatatu nzabagezaho gahunda yihariye y'amasengesho twategetswe gukora y'iminsi 3 yo kugira ngo dusengere bene wacu bari mu Rwanda bene wacu tubavuga mu mazina ejo nzabaha itangazo rirambuye ejo kwa gatatu Yesu aduhana umugisha rero amen Yesu aduhana umugisha yewe ambasade arasobanuye ubu rero umwanya bari muto ariko twabimize nayo natangiye kurambura kandi abagifite ibibazo bakomeze babibaze kuko hari urubuga binyuraho bamwe bamaze kurumenyera ni link WhatsApp ibiri kuri screen cyangwa muri description y'ikiganiro ibibazo turabyakira kandi uretse ko nyine dutegereza ko bigwira kugira ngo tubisubize rimwe ariko abafite ibyo bafite ibitekerezo ni karibu Yesu aduhana umugisha twese rero ubu ntabwo narangiza ntababwiye ngo Yesu niwe nzira ukuri n'ubugingo n'ukuri ni mu mwakire mu bugingo bwanyu atanga ubugingo buhoraho aduhesha kuba abana b'Imana naha muri ubu buzima akaturinda kandi atubereye maso kuko twahindutse imboni z'ijisho rye haleluya
kumwicira abana batazi ko tubereye maso ndukomeje kumucokoza ndukomeje kumucokoza narasubirambiwe cyane kurambiwe agasuzuguro kabamwe bisumbukuruza bashaka kukugamburuza narasewe ziragenda ziratera zirasiba zasiga n'uwa kirazira nema nabigenze biti uwo ninde ucokoje rurema ukomeje kumwicira abana batazi ko tubereye maso ndukomeje kumucokoza ndukomeje kumucokoza narose ntawaguhagarika niyo yabaje cyangwa se undi ngo niyo twayangana iki waragiye ko nta kabuza waravuze uravuguruzwa warageze uragereranya igihe cyawe ko cyageze se barabawe barababande uwo ninde ucokoje rurema ukomeje kumwicira abana batazi ko tubereye maso ndukomeje kumucokoza ndukomeje kumucokoza narose nanjye nyoboye ingabo zigomba kumvira umuremyi igize abandi ntibindeba nkuko jye natumwe n'ijuru narose bitakira amabwire narose bitakira inzozi narose none hari impamo narose bitari ukurota uwo ninde ucokoje rurema ukomeje kumwicira abana batazi ko tubereye maso ndukomeje kumucokoza ndukomeje kumucokoza akangurira bose narose mbona ubyukurutse mwami nabonye uvuye mu birindiro ko mbona mwigabye intwarane hari ikiri busigare narose nkangurira bose kwinjira mu buhungiro wahungire muri Yesu Kristo kuko nta mahitamo bafite uwo ninde ucokoje rurema ukomeje kumwicira abana batazi ko tubereye maso ndukomeje kumucokoza ndukomeje kumucokoza uwo ninde ucokoje rurema. Yes, haleluya. Yesu aduhanurisha mwebwe mwumvira Imana muzarya ibyiza byo mu gihugu abatayumvira nabo nta kundi twabigenza nuko rese twabigenza dute twebwe no kuvuga tukababurira naho mwebwe murumva mukumvira cyangwa mukanga nta kundi. Yesu ni inzira n'ukuri n'ubugingo uwo nguwo niwe shusho y'Imana itaboneka uwo nguwo niwe kuzura k'ubumana uwo niwe washyizweho kandi yameneye amaraso buri wese rero wowe fata ibyawe kuko nanjye ndafata ibyanjye